nkunda hari abamisi babiri nkunda hari Miss Jory impamvu mukunda shara umukobwa nyine afite ubwenge hari uko uri mwiza none ufite n'ubwenge ibyo bintu bikajyana mana we umukobwa nyine azi ubwenge arakora ni na mwiza noneho uko ameze uko ateye none no mu mutwe byose birasa kabisa nyine ndamukunda hagakurikiraho Miss Naomi nawe ni mwiza cyane keza cyane ubona nyine shamaje wow ngari babira byukire nagiye gukonfeta nabyo oh my god afatwa ni okay his birthday ni he's my friend he's my friend nyine ni best friend wanje niko nabyita ni best friend wanje nyine ndamukunda cyane kandi nyine urukundo ufite azaruhoranye nifuza ko nyine bifata indi ntera itari iyi yeah I love you so much, my best friend. I love you so much. yeah More. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, my best friend. I love you so much, bestie. So bakunzi ba Iris Rwanda TV bakunzi ba film ikiro cy'urukundo ndetse n'izindi filme zitandukanye murabizi ibiganiro nakagaruka ibiganiro ni ibintu duhoramo cyane uyu mwanya ndakeka muri kubona imbere ya kamera ko n'umukobwa mwiza cyane umukobwa useka neza rwose reka tubivuge kuko nibyo bikuriho uyu mwanya tumuzi nka Miss Nyambo gusa abantu bataramenya amazina ninde yitwa nde umuntu ki reka tumuhe umwanya wenda nkuko muri kugenda mubikurikira ku mashusho ari kugenda atambuka twageze muri birthday yakoreye umuntu tutaramenya wenda haraza kubitubwiraho kuko nimba ari brother we sinago tubizi ariko mbere ya byose reka tumuhe umwanya abanza twibwire mu mazina ye yiswe n'ababyeyi dore n'izina tumuziho. Hello. Hello. Amazina ninde? Asanzwe ni Nyambo Emejeska. Abantu nyine ku izina rya YouTube ni Miss Nyambo. Yeah. Okay. Miss Nyambo turakwakiriye kuri Iris Rwanda TV. Murakoze cyane. Kakanya wenda nubwo tugutunguye tugusanze muri birthday tutazi ngo ni yande ariko batubwiye ko ubiri inyuma ari wowe wihagarariye rero wayiteguye ese iyi birthday wenda abantu bari kugenda babona amashusho agenda atambuka n'abantu bayirimo ni birthday imeze bite duhishurire wenda tubwire. Messi banje mbabaza ikibazo kimwe aho muzabikatinge ibintu bijya kuri YouTube. Jesus Christ iyi birthday ni ya brother wanje. Are you sure? iyi birthday ni ya brother mwese muzakira muzavanga muri aya mashusho naramwafashe mani ibintu byo biranongoye ntabwo bimbizi. Isso ni ya brother wanje. Are you sure? Ni ya brother, are you sure?
mani mumbabarire nese No, it's fine. Okay, nimba ari brother, it's okay. Nibyo? Niya mani waweka kamera. Oh yeah, no. Better ntabwo nimbizi ko bizajya kuri YouTube. Nyine biranunguye. Okay, natwe ubwo ni surprise Oh tugukoreye. my goodness. Yeah. No way. Okay. Kambabwira. Abantu rwose mwitegura ijambo misi wacu agiye kutubwira mube ready kabisa twese turiteguye Oh my goodness. about this birthday abantu bari kugenda babona amashusho agiye atandukanye yagiye afatwa ni Okay. His birthday ni he's my friend. yeah. He's my friend. Nyine ni best friend wanjye. Niko nabyita. Ni best friend wanjye. Yeah. Nyine ndamukunda tu. Your best friend yagize birthday kandi wifuje kuba wayimukoreshereza twabonye n'inshuti zigiye zitandukanye wenda wakubwira ngo ku munsi wa best friend wawe gira ikintu ubwira best friend wawe araza gukurikira iki kiganiro gira ikintu umubwirira kuri public ubwo uti my best friend sometimes tugeze ku bantu dukunda biragoranye usanga nyine n'amagambo yaba menshi bitewe n'ibihe mwabanyemo bitewe n'ibihe mwanyuranyemo n'ibyo muziranyeho byinshi gusa ikintu namubwira ngo azakomeze kuba umwana mwiza azakomeza agira umutima nyine afite azakomeza akunde gufasha nuko ameze ariko azahora ntazahinduke kandi ndamukunda cyane isi wacu agiye kudusobanurira ijambo kugira ngo tuze kuryumvikanaho neza best friend bisobanuye iki wenda ni wowe busobanuro bwa best friend kugira ngo umuntu abyumve neza best friend bisobanuye inshuti magara inshuti magara nasigara bivuze ngo hari ikintu ari difera n'abandi n'abitwa ba friend hari icyo atandukanyeho n'abandi iki kintu ni nk'ikihe ari total different n'izindi nshuti kuko nyine no mu buzima busanzwe n'uburyo tubanyemo bitandukanye n'uburyo mbanyemo n'aba best friend bitandukanye no kubanyemo n'aba friend basanzwe nyine ni best friend wanjye by'umwihariko nyine ni umuntu mwiza ku rwego utakumva ni wa muntu ugize ikibazo muri kumwe tutaye ngo inshuti yiwe tutaye ngo nagakuzi ewana abikora nyine nk'ibyo tuvuge urugero nk'ubugira ikibazo hano yakwitaho nk'umuntu mwe mumaze nk'imyaka 10 muziranye ni wa muntu nyine yita ku nshuti zanjye nyine nagasanzwe muri make nyine ni umuntu ukwiriye kuba best friend n'ibirenze ibyo reka tumwifurize happy birthday best friend wawe then reka tugaruke wenda ku ruhande rwawe uri umu entertainer uri umuntu uba muri entertainment yo mu Rwanda uri umu actrice wenda hari abantu bashobora kuba bakubonye wenda akina muri filime wabasobanurira nyina muri filime zitandukanye nyina muri filime yitwa inshuti friend ni nagica kuri YouTube hacamo trailer downloadinga application yitwa Zacu TV akaba ari uyirebera nkaba mu yindi yitwa ingamba ni HDI nkaba no umuturanyi ya Clapton umuturanyi ukina nk'izese atubwira akantu kinamo umuturanyi nyina my god nyina nakunze gatogo nakunze Clapton
namukunze ariko nyine we like afite umudamu ariko I don't care ko afite umudamu nyine icyo nshaka njye nuko dukunda inuze industry irimo ya entertainment ese best friend wawe watubwiye yari kuntu uri gushaka gutwara akadogo yifitiye madamu wiwe ese comment yiwe ku buryo kubona muri film muri kwakitinga ni iyihe ntihajya kubibwira uko biri kose ni umuntu mukuru ikindi umuntu ajya kuba best friend wawe muziranye bihagije nyine abakuzi mu buzima busanzwe ababizi kuri utandukanye na nyine Nyambo mu buzima busanzwe atandukanye nyine n'uwo muri filime baratandukanye cyane so ahubwo we nyine yashimishwa no kubona natinze neza rore bamaye nayatinze neza so na comment mbi ama kireka wenda yabonye natinze n'abakambwa ati hari ababyisha utazabikosora ariko na comment mbi arama kuko ni umuntu ma courage mu bintu nkora cyane cyane ko mbikunda so niyo nakora ikintu kibi yanyebura ya muntu nyine gukunda iyo ukoze ikosa rakubwanga aho wakosheje utazabigenza gutya urumva ko afite impamvu nyinshi zo kuba best friend ni director ku ruhande cyane so Nyambo Miss Nyambo izina ryavuye ni akazina kari k'umwihariko kuri wowe ndakeka nta wundi muntu tuzi witwa Nyambo ako kazina kavuye nyine njye nashatse guca nanjye kwitirira izina ryanjye ko ni yanjye ariko nsanga ugiye kuri ugasacingamo Nyambo hazi haza abantu benshi yasore nshaka ikintu nyine gitandukanya ayo mazina ntabwo nibivuga ngo Mr cyangwa ikindi kintu nashyizeho nyine Miss Nyambo niho iryo zina ryavuye ntabwo wigeze ujya mu marushanwa ajyanye n'ubwiza like Miss Rwanda Miss ndabitinya ubitinyira iki so simbizi nyine mbona nasa n'abari abakobwa nyine ni beza cyane none se ugiriwe amahirwe bakubwira uti dushaka kuza muri Miss Rwanda ukiyamamaza wabyakira Shari kumubwira nisu kuri ukuntu bagenda like this ntabwo nabishobora ikindi bakomana yanjye ikindi cyakugora muri Miss Rwanda ni iki ikindi kintu cyangora nyine nishyizemo ko abakobwa bajya muri Miss Rwanda bagomba kuba ari beza cyane bateye neza basa neza kandi ngiye mbona nyine ibyo ntabyo mfite brain uri bwo n'umukobwa mubi kandi barimo abantu benshi bafite brain nyine benshi pe ariko nisura hari ahantu irakonta 100% no kuri kwimana ubwira mu Miss muri Miss Rwanda zose zatambutse wavuze uti uyu mu Miss kabisa kugeza neza sawa gutira umukobwa yari mwiza nkunda hari abamisi babiri nkunda hari Miss Jory impamvu mukunda shara umukobwa nyine afite ubwenge hari uko uri mwiza none ufite n'ubwenge ibyo bintu bikajyana mana we umukobwa nyine azi ubwenge arakora ni na mwiza noneho uko ameze uko ateye none no mu mutwe byose birasa kabisa nyine ndamukunda hagakurikiraho Miss Naomi nawe ni mwiza cyane keza cyane ubona nyine shamaje wow ngari babirabyukire nagiye gukonfeta nabyo oh my god ni wajye hari ibintu ureba nawe ukarebera kure ukavuga ati tinya koko ese wigeze ugira amahirwe yo guhuraho na Miss uriya Miss tubwiye wakunze Miss Jory ntabwo nagize amahirwe yo guhura nawe gusa ngize ayo mahirwe mana we nicyo wamubwira ijambo rya mbere namubwira ngo wa mukobwa we uzi ubwenge nyine rero ni moto wanjye ndamukunda ikindi nkamubwira ndagukunda n'umutima wanjye wose nyine ni umwana mwiza twifurije kuzahura nawe shana ukuri kw'Imana izamfashe nyine mere na Miss Jory Imana we nyine muhobere mubaze ikibazo kimwe nyito Miss Nyambo reka wenda twigarukire kuri gahunda twajemo ya best friend wawe yagize birthday today
hagize akaririmbo mutura I know ba Miss Nyambo ndabazi babazi no kuririmba oya ngo tubwira indi man ufite itari ugukina film kumana yanjye siko niyi kubyina kinyarwanda kubyina kinyarwanda yego ariko uzi kubyina kinyarwanda uzi no kuririmba buriya uzareba abantu babyina baba batandukanye umuntu uririmba bari inyuma y'ingoma abantu tukaraza bari kugira uko ingoma ababyinnyi nabo bari imbere ntaho bahurira no kuririmba imana ibaza mbaririmbiye hashya kabaye ntahita ntabwo mbizi gusa as your best friend nta kintu utamukorera no way please twabonye uri no kumuririmbira kare arisho urambese ngo ari korari yari kugufasha ntago okay arasiko namuririmbaga ngo happy birthday na bindi turirimbire ukavuga no way okay oya reka mvuge indirimbo mutoye okay ndamutura birenze ejo nakizigenda muture indirimbo yitwa gutera best friend arabizi ko nyikunda arabizi ko nkunda kwimutura best friend ni umuntu wo kwitondera ntabwo ari umuntu wo guhereza ibintu byose ubonye akurikirane neza iyo ndirimbo ayiwe data we ni indirimbo yitwa birandenga ya King James ya mbere gaho muri izi ebyiri basi turi gatoya cyane naba ndi kwihamagara gatoya turaza kugufasha ngana ushobora ni ukuri kw'Imana aho byumva wagerageza umwana w'Imana ntabwo ngerageza umwana w'Imana ariko nyine Imana ntabwo wenda iyo ndirimbo birenze niyo ya Juno kamutuye n'indi iyo noneho yitwa warakoze ya Soshomora mbega indirimbo ziri Roma koko of course umuntu ukunda ugomba kumutura indirimbo ziri Roma iyo ya nyuma ngo yitwa warakoze hari tubwiremo wenda amagambo ayigize basi ntabwo uririmba tubwiremo amagambo harimo amagambo avuga ngo wambiriye aho undi wese atabaye ayo niyo ajya agukura ku mutima njya ku mutima ari n'andi avuga ngo ukeka nyumvisha nyine kamvuga ibyo wenda gusa nyine like ni nko kubwira umuntu mbere nyine ntarakumenya ntaramenya nyine imico yawe myiza guteye nyine narakwiteshaga ariko aho mbimenye noneho cyangwa se kuva nakumenya noneho namenya imico yawe ukuntu umeze naje wese just nyine umusaba imbabazi nyine ko utaramumenya nyine uko wamwitwayeho uko byize ariko noneho ukamupromisinga this time nta kizongera kubona so best friend wawe nyine nta kintu kibi namukorera nta nubwo njya nyitekereza nta nubwo sinya nshaka ko cyane abaho twumva best friend kuri wowe ni umuntu ukomeye cyane ni umuntu ukomeye ubundi umuntu ukomeye wa mbere kuri njye ni mama wanjye akaje best friend nawe nyine urumva none so turabifuriza urugendo rwiza rwa best friend wawe bizagere kure bizagere kure gute akantu ko kubiseka ni kabi ahubwo ako kantu utambitsemo ko kuba bizagere kure sorry nashaka kuvuga bibaho twifuza ko natwe bigera kure best friend ushobora kubamo has been ushobora gukomeza best friend seriously hello wow byiza cyane courage kabisa aho wenda dusoza best friend wawe yayumvishe byinshi
abonye byinshi kandi umweretse ko ari uw'agaciro kuri wowe. ndanamwifuriza nyine okay. Happy birthday my best friend, love you so much and I wish you all the best. Imigisha yose Uwiteka atanga iba hari ko ibyiza byose Nyagasani afite mu ijuru rye afite azambaye no kuri kw'Imana bimomere kandi no kuri kw'Imana ikirenze ibyo musabiye ijuru nyine kandi azakomeza muri uko ameze ntazahinduke nyine emosiyo zaje. It's fine, emosiyo zaje ariko nyine ndamukunda cyane kandi nyine urukundo ufite azaruhoranye nifuza ko nyine bifata indi ntera itari iyi. Yeah, I love you so much my best friend, I love you so much. More. Imana ikomeze ibarinde kandi bakomeze mu bufrendi bwanyu. Wenda dusoza turabashimira cyane abantu bagiye badukurikira, abafanizi ba Nyambo, Miss Nyambo. Bibuke gukanda kara kantu k'umutuku gafite n'akazu mwokabyara mubyagije mwe kara kantu ko gukora ariya mukanira inkunga mane mukabireba nkibonera views nkareba ko nazabaho na best friend. Hari icyo bibatwaye oya rwose nibanyaruke babikore no kuko Imana barabakoze cyane kandi ibintu biba binagoye reka abafans banjye no kuri kw'Imana I love you so much so much nanabashimira cyane uko biri kose nozese abasubscribe bari kugenda biyongera umunsi ku wundi na views ziyongereye no kuri kw'Imana mwamukoze cyane ndabakunda cyane kandi ni nyine ntegereho ejo hazaza niko biba bimeze cyane. Turabashimiye rero Imana ikomeze ibarinde kariya karimbo ka happy birthday nge guha Mike kamuririmbire. My God, nibwo bwa mbere kuva nabaho ndirimba best friend ni umuntu w'agaciro ugomba gukorera cyakoze best friend urakaze izina ry'Imana yubahwe hejuru cyane uburyo gutuma ndirimba Mana Nyagasani. Okay. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday my best friend. I love you so much bestie. Ikintu wenda ubwira bamwe mu bantu bitabiriye birthday ya best friend wawe. Oh my goodness. Nari mbizi ko nibivuge nyuma ariko reka mbivuge. Man, nyine bari abantu bose mwabonye hariya ni abantu b'ingenzi mu buzima bwanjye. Ni inshuti zanjye. Ndabashimira cyane, ndashimira Shema, ndashimira Sandrine, ndashimira na friend wa Sandrine. Ndashimira Noella, ndamushimira cyane Noella ni umwana mwiza nyine. Ibintu nawe yabigize bye ntiyanererana urabona nyine of course yagombaga kumfasha cyane ko niwe umenyereye naha. Ndashimira Betty sister wanjye, ndashimira n'umugabo we Aime, nawe n'abana beza bo bagize sinabona uko mbashimira n'abantu dufashanya mu buzima bwa buri munsi n'abantu bamfasha mu buzima bwa buri munsi n'abana beza pe ndabashimira cyane. Imana igibaye imigisha myinshi nyine bazabyareho ngo nakobwa n'icyo kintu nabasabira. Nkanashimira nyine best wanjye wemeye kuza iyo byanga ariko naba mu nama ntabwo biba byoroshye umuntu aba yize imitwe uzi kugira ngo umufatishe aba yize imitwe kuko mara yanjye ariko ibibazo kugira ngo wige imitwe umufatishe umuhagurutse aze ntabyo azi paka birinde biza agire hano niba inzira ndende ariko nyine iyo ari umuntu ugukunda of course arakumva. So nyine ndamushimira yaretse ibintu byinshi yaretse akazi aranyumva araza. So nyine Imana imumugisha
oya ibyo byo gusohoka niho byivugiye nambwiye nyine ko ndi ahantu n'umushyitsi wanjye yaza nyine tugasangira nyine tukarya tukanywa tukamwifuriza anniversaire nyine biri aho ariko ibindi ntabyo yarazi bya keke byo kuba hari abandi bashuti banjye nta n'ikintu na kimwe yarazi so nyine ndamushimira ko yemeye kuza kandi nyine azakomeze anyumvire azakomeze nyine azakomeze anyumvire nyine nijya amusaba ikintu nyine acyumva ko ntabwo abazi impamvu mbimusabye singurata njya mukundana si keza ajya anyumvira nyine nawe ndamushima by the way kandi si kuvuga ngo ndamukunda numva mfite ubushobozi bwo kurema ijambo rirenze ndagukunda narirema nyine nkarimubwira gusa nyine ndamukunda kandi ndamuzirikana muramwifuriza ibyiza n'umugisha azatera intambwe arenge ahari nyine my brother my best friend I love you so much byose ni byose ubundi ni byose yubawe ni ukuri kw'Imana